ahubwo hano ko baradutwika nirakombora ntacyo ryoma ntacyo hapfa. Yes, mwifurije kugubwa neza kandi ngushimira wowe wakoze subscribe ku Ibendera TV. Rero gukora subscribe hano iwacu ni ukudutera inkunga ikomeye cyane, ndetse kuba warakoze subscribe jya wibuka no gusharinga ibiganiro byacu bisangiza abandi, ndetse ujye wibuka gukanda kukazogera cyangwa se notification kugira ngo inkuru yose dukoze igihita ikugeraho gatanu kuri gatanu kugira ngo uyitange abandi ikiri inkuru itariho ivumbi, mu gihe abandi bazajya baza basanga ivumbi ryamaze kuyisaga. Rero tugiye ntago ndi bugaruke cyane ku rupfu rw'umugabo witwa Peter Chirimwami, akaba guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse akaba yari na generali majoro. Ntago ibi ngibi sinshaka kubitindaho nubwo wenda nasa nk'ubivugaho gatoya, ariko ikintu nshaka ko tugarukaho ni kugeza iyi saha urugamba rugeze hehe. Ubu ngubu rero ahantu bita mu kibaya cya Kanyamahoro, ubu ngubu mu kibaya cya Kibumba, ubu ngubu intambara imeze nabi. Ikintu cyitwa imbunda ziremereye, intoya, iz'imisada, ubu ngubu zose zirimo zirakora. Biri no kuvuga ko mwenyewe General Emmanuel Sultan Nziramakenga cyangwa se General Makenga nawe ubwe ashobora kuba yimanukiye. Ariko gatoya, reka tubanze tugaruke inyuma, tugaruke ku byabaye ku munsi w'ejo. Wumvise ahantu hatandukanye cyangwa se ku ma YouTube channel atandukanye bavuga ku rupfu rwa Hoba cyangwa se General Majoro Chirimwami. Ariko reka ngira akantu gatoya ngarukaho. Mwabantu mwe ni hehe mwigeze mubona? Ese ngira ngo wenda hari mwese mwabonye iriya video ya Peter Chirimwami, urumva ingabo ze zari zimaze kwirukanwa mu mujyi wa Sake, zimaze gushushubikanwa, ziza zirukira i Goma, zihungira i Goma. Nibyo kuko Peter Chirimwami nawe yari ari mu mujyi wa Goma, nubwo bivugwa yuko nawe atarari mu mujyi wa Goma, ahubwo ngo hari akarwa bakunze kujya bajya kuriraho ubuzima no guhungiraho, ariko karwa bamukuyeho. Wenda reka tubyemere ko bamukuye kuri ako karwa akaza akinjira mu mujyi wa Goma, kuko ngo baramutegereje ku cyambu, araza arambuka asanga abasirikare bamutegereje. Hanyuma binjira mu modoka baragenda bajya hariya Kasengese, uburenze Mugunga, aho bita ku Kimashini na Rakevere. Ni ukuvuga ngo ni hagati Kasengese, ni hagati ya Mugunga na Mubambiro. Niba mwarabonye iriya video, ari kugenda ndetse byageze hagati atongana n'umuzarendo. Iyo video ngira ngo mwarayibonye. Umuzarendo yari ari kuvuga ati kuki muduta ku rugamba wowe n'abasirikare babaye FARDC, mwarangiza twebwe tugahunga. Tireba, ngira ngo mwari mwabonye ko yari yanambuye n'umwenda uriya muzarendo, kuko ngo iyo byakomeye bakuramo bakambara gisivili, nyine ubundi babambariyeho imyenda ya gisivili. Iyo byakomeye rero basigarana imyenda ya gisivili bagahunga. Ngira ngo mwabonye uriya muzarendo yari gucyocyorana na Peter Chirimwami. Byonyine ngewe nyibona biriya nabonye ko ibintu uyu mugabo, nabonye ko mbese ubundi byatangiye kugaragara hakiri kare ko uyu mugabo ashobora kutaharinga. Ubundi ku bantu bazi kureba, ku bantu nkatwe tuzi kwanariza tukareba n'iby'intambara, kwamaze kubibona. None ikintu cyaje kuntera ubwoba nuko naraje kumenya ngo Peter Chirimwami nibyo koko ni generali, yagombaga kujya ku rugamba gutera akanyabugabo, gutera morali ingabo ziri ku rugamba, cyane ko bari bazishushubikanyije zahunze. Bamaze gufata umwanzuro rero wo kongera gusubira gutera kwisubiza Sake, Peter Chirimwami yakoze ikosa rikomeye ryanamwicishije n'abantu. Bo ngira ngo kubera wenda kumara igihe nsesengura amakuru ya politiki n'amakuru y'intambara,
by'umwihariko no muri za Ukraine kuko zose ndazisesengura. Mw'abantu mwe mwigeze mubona hehe generali ujya ku front line imbere ku rugamba, noneho ashagawe n'abasirikare bangana kuriya, noneho akazana n'itangazamakuru. Ese hari ikindi kintu mutarebye neza? Mwabonye ko Peter Chirimwami yagiye ku rugamba nta ngofero nta kasike yambaye, wenda tereka tunareke n'ingofero isanzwe. Ibaze kujya ku front line abizi neza ko M23 ifite abasore batojwe baba elite mu kurasa, ifite abasniper bo ku rwego navuga mpuzamahanga, abizi neza ko bahari, kandi kuva Kasengese ugera mu Bambero na Sake nta birometero byinshi birimo, kandi bazi neza ko M23 iri mu mujyi wa Sake no mu misozi ikikije Sake. Ngaho reba umuntu w'umujenerali. Ikindi, umuntu wagendaga kureba mukikije kuriya yumvaga ko umuntu uwo ari we wese w'umu elite wo muri M23 ibirometero byose ari kuba arimo, yabonaga ko atari bubone umuntu uzengurutswe nka kuriya ngo amenye ngo uyu ni umuyobozi, ku buryo yumvaga yuko adashobora guhita amurasa. Reka tubyihorere. Ni gute umuntu nka generali nubwo koko nyine yaragiye gutera ingabo akanyabugabo, agenda n'imyenda yose n'amapeti, ngira ngo mwarabibonye, n'amapeti hejuru ku mutwe nta helmet n'imwe yambaye, ngira ngo mwarabibonye. Ibaze none uzi ko atari yambaye na antibare, uzi ko Peter Chirimwami yari ari kugenda kura mu muhanda yidegembya, navuga ngo mu maso y'intare za Sarambwe, sibyo? Kuko byanga byakunda abarunyi bavuga ko bafite n'itumanaho rishobora no gukupa nuza network z'indege Goma. Uko byagenda kose bafite ibikoresho bihagije, n'izo za jimeri n'izo za sniper barazifite, kandi zo ku rwego rwo hejuru, ku buryo uyu mugabo yakoze amakosa akomeye yamwicishije. Ibaze none kujya ngaho, reka byindi tubyihorere, sibyo? Wenda wagenda wambaye imyenda ariko ibaze ko nta helmet, za ngofero zikingira isasu ryo mu mutwe, nta antibare yari yambaye. Uyu mugabo niwe wiyishe totaloma, niwe yishe 100%. Tuve kuri ibyo ngibyo, biri kuvugwa ko muri ayo masaha bari hano za Kasengesi berekeza mu Bambiro, kuko n'ubundi yari ari kuri front line, yari ari imbere ku rugamba, sibyo? Ariko ikintu kibabaje ngo hari kajugujugu za FRDC zagiye zinyuraho zerekeza mu bice bya Sake hejuru. Izo kajugujugu ngo ziragenda zirarasa, ariko mu by'ukuri ni kwa kurasa avegrema cyo kurasa batazi ngo umwanzi aherereye aha, kuko urumva M23 rero ntabwo yagiye ahantu ku kibuga cy'umupira ngo ihagarare idanduze, nayo uko biri kose yari iri mu mashyamba akikije Sake. Urumva hahandi baba biteye umwanzi bamureba aturuka kure, kuko uko byagenda kose M23 n'ikimara gufata Sake yari ibizi neza ko hataza kubura bya bitero shuma, cyangwa se bya bitero bya sharing, bya bindi bikorwa n'imbunda ziri kure. Byanga byakunda M23 no yagombaga kujya ahantu yitegeye mu muhanda uturuka Goma, ku buryo abaza bose baba bareba. Ngaho ibaze rero, izo kajugujugu ngo zaraje zirarasa, ariko zaje kurasa na Peter Chirimwami akira aho ngaho muri za Kasengesi. Ngo kajugujugu ziragije ngo nta M23 nta sasu na rimwe bigeze barasa hejuru mu kirere basubiza za kajugujugu. Za kajugujugu zirarasa ziraje zirongera ziragenda. Peter Chirimwami nabo bari ku front line ngo bakora ikosa ryo kwibeshya ngo buriya M23 ngo ishobora ko yavuye muri Sake, cyane ko yamenye ko twahuruje tugahuruza na MONUSCO, ngo wenda ikaba yegeye inyuma yaho. Bakora ikosa rikomeye ryo gukomeza kwegera imbere, nubwo bamwe bavuga ngo hari ahantu hari amagambo Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23 mu bya politiki yakoresheje, ndetse na buri ngoma yasubiramo ngo yaraje gufata ifoto. Hari abantu bagize ngo kuko bari bahagaze afashe pose y'ifoto, oya bari kuvuga ko yaraje gufata ifoto kubera ko atajyaga agaragara ku rugamba, nyine yarajemo n'ubundi ko ariho kwifotoza. Biriya mwarabibonye ko yamagaye n'itangazamakuru.
ariko ikintu cyabayeho iki, ikintu cyabayeho ngo ni uko ikosa rikomeye bakomeje kwegera imbere hafi kugenda kugera mu bambiro. Umuntu wageze mu bambiro nshuti yanjye aba neza neza ari mu maso ya Sake, umuntu uri Sake mu misozi, ya misozi yose iri strategique. Umuntu uri Sake uwo ari we wese aba arimo aramureba ku buryo kumuhangamura ari ibintu byoroshye. Uko nguko niko Peter Chirimwami Nkuba utambaye antibare, Peter Chirimwami Nkuba utari wambaye helmet, yewe muzanarebe neza nta na pistol yari afite no mu ntoki. Noneho igisekeje, ese mwabonye ko yari yambaye na badge? Peter Chirimwami yari yambaye na badge. Nyumvira umujenerali ugiye ku rugamba imbere. Uko niko Peter Chirimwami yarashwe na sniper mu 23, umu elite wo ku rwego rwo hejuru. Hari inkuru nyinshi zagiye zitambuka zigaragaza ko M23 bafite abasniper bo ku rwego rwo hejuru. Hari ahantu bita Rutobogo bakundaga kwamburira abamotari. Umumotari umwe yaranyuze, abazarindo baramukubakuba batangira kumwambura. Batangiye kumwambura, inyuma haza undi mumotari mugenzi we, abibonye abona byakomeye yisubirira inyuma. Arangira ajya gutabaza mu ntare za Salama. Arababwira ati nyamara ari imbere Rutobogo hari mugenzi wanjye bahafatiye bari kumwambura. Ikintu cyabaye, abazarindo bari nk'umunani bagiye kubona babona umugenzi wabo wari ufite amahane yo ku rwego rwo hejuru. Babona aguye hasi nabo bahita bakwira imishwaro. Yararashwe nande? Yararashwe n'umwelite w'umusinepe y'intare ya Salama. Deka aho ngaho tuhafi. Ukeka ko urabona FDLR bafite uwo bita General Omega cyangwa se Pacifique ntawunguka. Uriya ni umurwanyi ukomeye n'umuyobozi wa FDLR ukomeye. Mukeka ko muri uriya murongo nubwo Peter Chirimwami yararimo, mukeka ko nubwo mutamubonyemo, mukeka ko Pacifique atararimo, ariko kabone nubwo General Omega barimo hariya ntushobora kumumenya kuko ashobora no kwemera kiyandika nk'umuzalendo, kuko azi neza ko kwambara amapeti ye n'amaki byose ibyo ngibyo biri mu bitanga amahirwe uwo bahanganye kuba banahuye. Ngira ngo kuba banahuye yahita mumenyekana murangiza. Ngira ngo muzi ukuntu abami ba kera barwanaga. Umwami wa kera iyo yajyaga ku rugamba, akenshi umwami iyo yemezaga kujya ku rugamba yabaga yemeje no gupfa. Ni niyo mpamvu akenshi umwami yagendaga yambaye n'ikamba. Muzi ko umwami yagendaga yambaye n'ikamba. Ibyo byavugaga ngo iyo habagaho intambara, abarwanyi bose barwanaga bashaka kugira ngo bagere ku mwami baba ari wibica mbere y'abandi bose. Urumva? Icyo ngicyo nicyo cyabaga. Rero niyo mpamvu ku barwanyi bo ngubu kugenda abyo navugaga, General Omega we ntashobora gushyiramo ari amapeti n'ibiki byose bya bindi bimugaragaza ngo ni uyoboye, sibyo? Ni nkuko mu kibuga cy'umupira kapiteni wambaye brassard byoroshye ko n'umuntu uri muri stade hejuru wicaye waje kureba match amenya ngo uriya ni kapiteni, ku buryo ari uwapanze kwica kapiteni w'ikipe yamenya ngo ndicuriya wambaye brassard. Uwo ngo ni Peter Chirimwami, nubwo buryo yapfuye yigemuye ntacyo none reka tumuvemo. Usibye ko uyu mugabo ngo yari n'interahamwe ikomeye, kuko uyu mugabo yari inshuti na General Omega, abangaba ba FDLR bakomeye. Uyu mugabo niwe wasuplyingaga ibikoresho byose kuri FDLR. Uyu mugabo niwe waremeshaga inama wa Zalendo. Uyu mugabo niwe watangaga ibiryo ibiturutse mu Burundi. Mbese ubundi rwari urugero rwiza rw'umuremo 23 igomba kwica, kuko yari afite yirabitse amakuru yose, yaba ya kwa Kisekedi, yaba y'Abarundi, ya Neva, yaba ya Wazalendo, yaba ya FDLR. Mbese yari inshuti na FDLR kubi cyane. Ubundi sinzi niba atari na General Autoproclamé, kuko sinyeka ko uriya mugabo ngo n'ubwoba ubushize baramukubise nyago video mwarayibonye. Mu 23 yaramukubise ahungera Uganda yambara ukweto rumwe. Iyo foto nakomeje ko nigenda isirikira ku mbuga nkoranyambaga, iyo foto nakomeje kuyibona. Abantu bayigaruye, ariko wenda ibyo ngibyo reka tubiveho. None twigarukire mu kibaya cya Kanyamahoro. Induru ziri kuvuza ubu, abaturage bari ku misozi bashungamirije barimo barafana, ariko ndakubwiye ngo harimo ikintu cyitwa urugamba. Noneho bazanye za mota, bazanye za BM21. Ni ukuvuga ngo M23
yabajujubije Sake buriya ngo yanabateza ambushi. Ngira ngo hari amavideo mwakomeje kubona sirikira y'abantu y'imirambo y'abantu bapfuye cyane, ngo hari ambushi yabaye nyuma y'uko Kirimwami amaze kuraswa. None handi makuru ngo Peter Kirimwami burya umurambo we bawuzindukanye mu gitondo cy'uyu munsi, ngo we n'umuryango we bose ngo baburije indege haguruka Igoma iragenda kugira ngo atazagera n'ufotora ifoto cyo n'utanga amakuru. Ayo nayo n'andi makuru angezeho. Ariko intambara hano mu kibaya cya Kanyamahoro ubu ngubu imeze nabi. Ubwo urumva Sake 23 iracyayifite na Kanyamahoro ibintu biracyameze nabi. Ubwo reka dutegereze turaza kugenda tumenya izindi update ziza kugenda ziza hano kuri urugamba. Reka ngushimire cyane kandi ngusabe ukande kuri subscribe niba utarigeze uyikora, ukore like, share, ukore na comment, tuze gusubira no mu yandi makuru yacu.